Mushaka sunguye. Yego niwe rwose. Umuntu rero mubona afite imbaraga nyinshi cyane zimurinze. Twabigenza gute? Rero mugomba gushaka ibintu byinshi muzakora byamucinege. Babyumva? Bakuzama umutega abakobwa beza. Nicyo kintu cyonyine cyazamucinege. Mana yera, Mana ikomeye, Mana ikora ibitangaza, turagushimiye ko uduhereye ubuntu uyu munsi ngo tugusabe icyo dushaka. Ndagushimira ko uri urukundo, ndagushimira ko waturemye, ndagushimira ko wanatumenye kera cyane tutarabaho. Mana yera, ndagushimira ko uri Imana, icyo kirahagije. Mu bibazo, mu bikomeye, mu bigeragezo, ntujye uhinduka, uhora uri Imana. Mu izina rya Yesu. Mubaye iki ko mwikanje? Nibyo umusaza aranyongoreye.
akiri umuti w'abakurambere bahisemo uko muzajya muhura muri mu rusengero yukuramo umuti uwuhe umwerekeza nibyo cyonyine byazagufasha kumuca intege urumva kandi uzabikore neza n'ubwenge ko nubikora nabi bizagushira mu kaga nanjye ubwanjye ndazabasha kugukurana murumva none mugende kandi muzabikore neza ariko ntabwo tubwiye intsinzi zatugeza ku buyobozi. buri kimwe cyose ni mu gihe cyacyo mugenze gake muzabigeraho kandi ntimuzibagirwe imana ikomeye cyane y'abakuru murumva ngaho abakuru babamerekereza kandi ntimuzababangikiranye nk'uko mubigenza kuri wa wundi wanyu mu ijuru. Niko papa Naomi nzakubwira ngeze ryari. Habaye ikize kandi wambwiye iki? Ishuri nakubwiye ko ugomba kunshyira mu badiyakoni bashinzwe amafaranga. Ntago uzizi. Ariko wowe uraho gusa urigaramiye. Kugeza iriya nshoreke yawe inkoreje isoni mu bantu. Iyo nshoreke ninde? Ni wa mupagane wawe ngo ni umudiyakoni. Mwapfuye iki? Urumva nyine nagiye mu cyumba baremo amafaranga amaturo batuye akinkubita amaso ahita akinga urugi ngo pa ashyiramo urufunguzo. Rese wajya gukubara amaturo ibyo birakureba urabishinzwe. Ariko mama Naomi nzagiza ryari kukubwira ko itorero atari agatsiko k'abantu runaka. Ndakumenyesha ko itorero ntabwo ari iryacu muri uru rugo, ntabwo ari business twashinze. Attention, uranyumva neza? Ibyo byaba ari agatogo. Abandi se ko babikora kusanga itorero riyobowe n'umuryango kugeza no kuri korari, ariko wowe uraho gusa wigize umunyamwuka cyane. Mama Naomi kubera icyo ushaka kujya kubara amaturo? Mbashaka kugira ngo ndebe uburyo bayakoresha ari amafaranga kubera ko barayangiza. Kandi ikindi wibuke ko rero itorero ari wowe warishinze. Ntabwo itorero ari iryanjye, itorero ni irya Kristo kandi niwe wariremye, niwe warishinze, niwe nyiri murimo, niwe waduhamagaye, niwe udukomeza. Ntabwo ari itorero ari iry'aba niko muko urambonera ibyo ni biki wambaye? Ugiye hehe? Nizere ko utagiye hanze wambaye utyo. Nese nambaye nabi ngiye gusura umushuti wanjye. Famese sora sugiye kwambara wikwize. Gira vomva imbere. Ntanisoni. Dore ibintu byo mbakubwira. Nibyo wagakwiriye kuha agaciro kwita ku rubyaro rwacu, ariko wowe dore bibereye mu maturo ngo urashaka kujya mu mafaranga. Ngiki kibazo wagakwiriye kumanza gukemura mbere ibintu byose. Mana uzajya undengera, umuryango wanjye uzawudakiza, uzawukorera, uzawuhindura abaragwa bawe kajya kose se. None wambaye ute masera we? Si papa se. Ayigize rero kunivanga mu bintu byanjye. Reba nk'ibintu abanyambitse. Wemba bano sawa barukora gatura mu rusengero. Kanze kare ko. Amerekesha.
ariko noneho wamwemeje kabisa. Ese niganye nawe. Yego kabose ko biri kwanga. Twigendere tujye kuryoshya n'ubundi niba yerekwa azatwerekwe. Kuzamura umutima neza wagiye ukoma. Nta ukomanga mbanza unisanga. Abose kwa mpamagaye iwawe. Hambona uri kure wagira ngo urukore kwa nkasobuje. Ya ndagushaka. Yereko ikise ko nabatuburira abantu gusa. Yaba yereko abarezwa aho turi bano cyangwa se akamenya umugambi tumufiteho. Kana kwitabye mbwira. Nyine ndagira ngo tuganire uburyo uriya mugabo twamugenza. None mama teta mamagaye kanumva icyo nshakira. Allo mama teta. Ese shimwe umukozi w'Imana. Amakuru kise Chantal. Meze turashima Imana. Imana ishimwe ku kibarinzi. Chantal narinje kureba umushumba. Arahari? Oya nawe hari ariko mushaka na mubahamagarira. Oya nta kibazo. Cyari kigiye kunzana. Nagira ngo ntange icya 10 kuko ejo ntabwo nasenze nagize akazi kenshi bituma naboneka. Imana iho mugisha mu mateta bwizerwa bwanyu bizabera urufunguzo rubageza ku iterambere ryanyu. Nta kibazo wahereza kuri mobile money yanjye. Murakoze cyane. Namwe bandi bahumuje. Ahubwo se muzafata rute mu kirere ryari ngo mbatume telefone ko yandi mwanzaniye ndi kubona yashaje. Iyo wifuza nzayizana nta kibazo. Okay, reka nijyanye amafaranga nta kibazo nzakubwira. Oya, uze kumbwira gusa phone ushaka nzayiguhamo impano. Murakoze cyane mama teta Imana iho umugisha n'ukuri. Sawa. Tuzasubira Imana ibarinde. Uzamuri ikigara n'abandi no kubeshya. Abaririmbyi bo muri iyi minsi bazira kudacyaho. Ugasanga buri wese asigaye akora ibyo yishakiye, bambara uko bashaka. Ahari kuko abayobozi ntacyo babivugaho kugira ngo wenda hato batagenda. Ariko harageze ko buri muyobozi wese afata inshingano ze mu biganza. Hakabaho kwigisha ndetse no kubacyaha. Nibitunanira tuziyambaza umuyobozi mukuru. Ikibazo cy'umuyobozi kuko we n'umunyamwuka kandi we ahora ducaha ahubwo namuyoborera kiretse abakwiye. Oya uko siko byakagombye kugenda. Ariko n'ukuri harageze ko dufata ibyemezo kandi tukita ku gakiza. Hakuzi ko muvuga nk'agakiza rimwe mu gatanga. Mwibuke ko hano buri wese abayizanye nta muntu numwe mwagiye gukura mu rugo. Ikindi kandi mujye mureka abantu bose bambara ibyo bashaka. Nibo babyiguriye nta ruhare na ruto mwabigizeho. Naritse ko mwampamagariye kurepeta naho mwampamagariye amateshwa yanyu. N'undi munsi muzongere. Ikindi kandi niba mushaka kujya gushinga korari y'abanyamwuka gusa muzajye kwishinga mu ijuru. Amashyari gusa niyo yaba yabamaze mugashaka abantu bambara ibiteyiteye kandi bafite imyenda. Umva mbabwire hazagira uwibeshya ntegeke kwambara ibyo ntashaka zambona. Mundebe munyitegereze sinzigera nambara izo ncabari zayo. Nta soni. Dore ibi ngibi nibyo navugaga. Kimwe mu bintu biterura umuhungu ngo n'umushumba kubyimba akigira uwadanje ni amatora akora mu bizera. Uzi ko abona nka miliyoni 5 zose akayahabwa mwe mukavira mwaho use mu maziki. Umfasha
arayatwara yose nyine, gusa njye mbona ibya kashe bitamukoraho. Akunda gufasha abatishoboye, ni inshuti y'imfubyi n'abapfakazi. mbese ni gituma tumushyira ku ntebe basimbura kandi afite umutima wufasha nk'ujya mubonana. Kandi wowe mbona uzamvamo gutese, wibagiwe imigambi dufitanye. Wowe ubona kuyobora ariya matorero yose arenga 100 mu gihugu byagutwara iki? Ibaze ukoze business wicaye kuri uriya mwanya w'icyubahiro. Njye nzamusezerera ku kazi, nicare kuri iriya ntebe, nubwo nayicaraho umunsi umwe nzabikora. twagiye muri byinshi ntibambwira icyo wanshakiraga. Nyine nageraga ngo tunoze umugambi. Njye nakubwiye ko nkuri inyuma, nzagufasha mu byo uzashaka byose. Nkuri inyuma byose, ibyo ushaka byose ndi tayari. Kadushaka ahantu heza twicara tubyige. Sawa, nta kibazo kabisa. Mana yanjye yera, Mana ikiranuka, se mwami wacu Yesu Kristo, ndagushimira ko uduhereye ubuntu uyu munsi kugusaba icyo dushaka kandi tukanagushimira ku byo waduhaye. Waravuze ngo umunyabyaha nareka ibyaha byakoraga agakora ibitunganye bihwanye n'amategeko uzakiza ubugingo bwe. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo urebe abaririmbyi ubabarire, ubabarire ibyaha byabo, ubahe ubugingo kandi ubahe umunezero utangwa nawe. Mana, abaririmbyi guhimba indirimbo z'umwuka, bahe kuririmba indirimbo zigisha. Mana, bahe gufatanya n'ibizima bine kuvuga ngo uruwera. Nkuko mu byahishuwe tubibona haravuga ngo ibizima bine ngo byikubita imbere yawe, ngo hamwe n'ababakuru n'abamarayika bose bakavuga ngo uruwera. Iyo bunamye basiga ubwiza bwawe bwera, ngo bakongera kukureba mu maso bakabona urera kurushaho. Niyo mpamvu muri akanya nkwinginze kugira ngo abaramyi, abaririmbyi ubahe kwera, bareke kumera nk'ibyapa biyobora abagenzi, batazasanga bararuhiye abandi. Ndakwinginze Mana, hanagura amazina yabo mu gitabo cy'abarimbuka, wandika amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo. Ndazi ko wabishobora Mana. Nkweretse iri torero muri rusange, nkweretse inguni zose z'itorero. Ndakwinginze ngo buri hamwe hose uhagere, mu bana, mu bakuru, mu bakecuru, mu makorali, mu ivugabutumwa, mu badiyakoni. Ndakwinginze manura imbaraga zawe, manura umwuka wawe Mana. Oh haleluya, mbisabye mbyizeye nzi kuri ukuri. Humura mwana wanjye kandi ukomere, ibyo usabye byose nzabikora, ariko ndashaka gukura ibishimbo mu bigabo. Hari abantu bafashe agakiza cy'umukino bagakerensa, bananiwe kwinjira, babuza n'abashaka kwinjira babaheza hanze. Igihe kirageze kubigezayo, badakomeza kwanduza abejejwe. Bakomeje kwiyanduza kandi bakomeza no kwanduza abana b'imfura b'abantu bishaka ibyaha byabo. Barasamba, bariba, baratera, bagasenya, bahanura ibinyoma kandi bakabihanura mu izina ryanjye, bavuga ngo navuze kandi atari njye wavuze. Nzabarimbura bigize bakuye gukiranuka kwabo, maze wowe nzagukomeza uzamure utere nk'igiti cyera imbuto nzima. Mwami wanjye kandi Mana yanjye, kubarimbura oya Mana, ntabwo ari umuti. Wibarimbura, ndakwinginze bahe guhinduka. Ndazi ko nta cyakunanira, ndazi ko ushobora byose. Bababarire, wenda bahindukira bakaba intungane, bakaba abavugabutumwa beza, kandi ndazi ko bishoboye. Ibyo uvuze ndabikora, ariko nzabigizayo kure yawe. Komera kandi ntukurwe umutima n'ibyo ugiye kubona imbere yawe. Bazakurwanya kandi bazifuza kurandurana n'imizi, utazongera gutoha. Igiti cyawe bazagica mu gitondo, ariko nimugoroba kizongera gishyushye, kandi kizashora imizi kuruta mbere, cyera imbuto kurusha uko kigeze gusera, kandi zizana imbuto ziryoheye buri wese uzaziryaho.
nzakubaka kandi uzakubakitse, nzakujya imbere ahataringaniye nzaharinganiza, kandi nzakuza izina ryawe. Abari kure bazaza bagana aho uri, kandi uzababera ubwugamo buhoraho, kuko wankunze akaramata, nanjye nzakugira ukomeye. Kandi vuba cyane nzagira icyo nkoze ku rugo rwawe, nzarugosora maze ndukuremo inkamba zose, maze ndushinge gushikama. Chantal n'abandi uzajya ubagendera kure, kandi ubwo umbujije kubigezayo uzahora ubahetse, nibura nzajye mbarebera mu maraso y'umwana wanjye binyuze mu masengesho yawe. Ndagukunda kandi nzakugirira neza. mwami wanjye, mana yanjye, ndakwiringiye. amaboko y'abanzi banje, werekana ko ari wowe wenyine wo kwiringirwa. Igihe nabonaga ko ibyanjye biranga